cyangwa se waba utemeye ibyo ugatekereza ukuntu ariko uzasifura ninde turebe uko tumugenza kugira ngo ejo azatubere. iyo wagiye muri ibyo na talent wari ufite n'ibindi byose ariko ubundi umukino siporo kugira ngo itere imbere kora biriya bintu nakoze nakubwiye, ariko noneho ukanavuga uti okay, siporo habamo gutsinda habamo gutsinda, kandi muri uko gutsinda no gutsindwa harimo gutera imbere. Ni ukuvuga ngo wagerageje wakoze ibyo washobora gukora, ahubwo niba wanatsinzwe wavanyemo isomo rivuga ngo ariko urabizi icyo nazize ni iki nakibonye. Umukinnyi nakinishije aho atagomba gukina, cyangwa iyo nzana mundi mu gihe bikagira bitya, ibyo ngibyo akaba ari byo. Rero iyo watsinzwe uvanamo isomo, ntabwo ugenda ngo wiyahure kubera ko watsinzwe. Mu mikino yose ntawe udatsindwa, kugira ngo murabibona n'abazwi ku isi bihanganye muri za siporo zitandukanye, haba igihe ibintu byabagendekeye nabi nk'abo nk'abantu, ariko noneho ni timu. Ariko ni ibintu bihoraho rero, bihoraho noneho on average umuntu akavuga ati ariko urareba timu iratera imbere, cyangwa kanaka aratera imbere nawe, bituruka mu timu cyangwa mu muntu utagiye mu bintu bigwe, ujye mu bapfumu, ujye mu gushaka ko watugira abantu, cyangwa hari ibindi bibi bakora ntirwa mvuga, kugira ngo ajye mu kibuga yacitse intege, adashobora gukina, adashobora no guhagarara, bamuvangiye imiti. Iyo byagiyemo aho, ndibwira rero ko aho tugeze hari abantu benshi, abanyarwanda bafite muri bo talent, kumenya mu siporo zitandukanye. Twashakisha rero ahantu hose, ariko byose bishingira kuba ubanza kwemera uwo uri we, ntabwo ushakisha gusa ibyo ubona hanze utihereyeho ngo ubanze uvuge uti ariko nabigeraho nte. Ibihe byiza nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, mwe tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uri w'agaciro kuri twe. Wowe wakoze subscribe, reka nkubwire ngo uri umuntu w'ingenzi. Nawe utarakora subscribe, kora subscribe kuri kunzogera, kugira ngo uzajye ushaka kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Munyemerere mbagezeho amakuru mashya kuri uyu wa mbere tariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 2025, urukiko rw'ibanze rwa gisirikare ruri Nyamirambo rwaburanishije ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo abantu 28. Aba 28 harimo 20 b'abasivile, ndetse bane n'amazina navuga ko asanzwe azwi, ndetse abandi bantu 8 babarizwa mu bigo bya gisirikare cyangwa se mu bigo bishinzwe umutekano ahangaha ku butaka bw'u Rwanda. Barezwe ubufatanyacyaha mu gutanga cyangwa guhabwa inyandiko udafitiye uburenganzira no gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Uru ni urubanza rudasanzwe, uru ni urubanza ruri kubera mu rukiko rwa gisirikare, aho hari kuburanwa ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Abangaba ni abasivile 20, ndetse n'abandi bantu babarizwa mu kigo cya gisirikare, ndetse n'abandi bantu babarizwa mu kigo cy'igihugu gishinzwe
rishinzwe imfungwa n'abagororwa RCS. Aba bantu rero bari kuregwa ibyaha bibiri, harimo gufatanya gutanga no kwakira inyandiko udafitiye uburenganzira no gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Dore ko urubanza rwabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 2025 rubera ahangaha mu rukiko rw'ibanze rwa gisirikare ruherereye i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge. Umwanzuro w'urukiko uzasomwa ku wa 4 tariki ya 21 Kanama 2025 isaa 4, ubwo nuvuga ngo ni ku wa 4 tariki ya 21 z'ukwezi kwa 8 2021 isaha y'isaa 4 nibwo uru rubanza ruzasomwa ahangaha n'ubundi ku rukiko rw'ibanze rwa gisirikare ruherereye i Nyamirambo. Ibyo ngibyo ntago ari byo nshaka kugarukaho, ahubwo munyemerere ngaruke kuri aba bantu bakomeje kugenda baburana muri uru rubanza, by'umwihariko amazina azwi. Harimo uwitwa Rugaju Rwigani, uyu ni umunyamakuru w'igitangazamakuru cyitwa RBA, ndetse akaba uwitwa Ishimwe Richard cyangwa se Richard wamenyereye ku izina ryitwa Umutasi, uyu nawe ni umunyamakuru wa Sike FM, ndetse hakaba undi yitwa Mucyo Anta cyangwa se wamenyekanye ku izina rya Biganiro mu nda y'isi n'andi mazina atandukanye. Dore ko uyu Mucyo Anta ni umwe mu banyamakuru bigaruriye imitima y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi batari bake bitewe n'ubwino, dore ko ijambo ryitwa ubwino niwe warizanye, ndetse n'ijambo ryitwa operation iri naryo niwe warizanye. Uyu Mucyo Anta rero wakoreye ibitangazamakuru bitandukanye, by'umwihariko yamenyekanye ku gitangazamakuru cyitwa Radio and TV 10. Iki gitangazamakuru rero gikora mu mujyi wa Kigali kumvikana hose mu gihugu cy'u Rwanda, niho uyu Mucyo Anta yamenyekanye. Kugeza kuri ubu ngubu rero uyu Mucyo Anta ntago akiri umunyamakuru w'iki gitangazamakuru, ahubwo dore ko yavuye mu bintu by'itangazamakuru akajya mu bintu by'aba agenti cyangwa se gushakira amakipe abakinyi ndetse n'abatoza. Dore ko uyu Mucyo Anta mbere yuko afungwa cyangwa se mbere yuko atabwa muri yombi n'urwego rwa gisirikare, dore ko uyu Mucyo Anta niwe wari waragurishije umukinnyi witwa Shadrack Ping Bello muri ekipe ya Rayon Sport amukuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu Mucyo Anta rero nawe yamaze gutabwa muri yombi, ndetse mu baburanye ku munsi w'ejo uyu Mucyo Anta nawe yaraburanye. Undi yitwa Jangwani cyangwa se Frank. Uyu Frank yamenyekanye ku izina rya Jangwani cyangwa se Sa Jangwanovic. Uyu Jangwani rero yaramenyekanye ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibitangazamakuru byose bikorera ku butaka bw'u Rwanda. Navuga ko nta gitangazamakuru na kimwe uyu Jangwani atigeze ageraho, cyane ko yari umuvugizi w'abafana ba ekipe ya APR Football Club. Uyu Jangwani rero nawe akaba yaramaze gutabwa muri yombi. Reka mbihuze n'umukino udasanzwe, ni umukino udasanzwe ekipe ya APR FC yakinyemo n'ikipe guturuka muri Zambia. Iyi kipe rero abafana bari bake cyane, dore ko stade Amahoro yari irimo nk'ibihumbi 11-12, ntago bari barenga aho ngaho. Rero bwari ubwa mbere ekipe ya APR igize kwitabira guke. Bamwe mu bafana twaganiriye ntibagwima kugaragaza ko impamvu bari kwanga kuza ku kibuga ndari ibintu ekipe ya APR Football Club yakoze byo gufunga bamwe mu bafana b'iyi kipe, kandi by'umwihariko inkingi za mwamba zifatiye runini abakunzi b'iyi kipe ya APR Football Club. Bamwe twaganiriye ntibahwema kugaragaza ko iki ngiki ari cyo kibazo nyamukuru cyatumye bacika ku kibuga, bakavuga ko iyi kipe ya APR Football Club ngo yaba yarafunze bamwe mu bafana bayo. Ariko nk'uko tubikesha umuvugizi wa ekipe cyangwa se nk'uko tubikesha chairman wa ekipe ya APR Football Club uyu nguyu rwose Deo, akaba ari chairman w'ikipe, yatangarije itangazamakuru avuga ko mu by'ukuri kuba aba bafunzwe ngo ekipe ya APR Football Club ngo nayo ibabajwe no gufungwa kw'aba bantu, ariko ashimangira ko kuba bafunzwe nta ruhare ekipe nka APR Football Club yabigizemo, ndetse abizeza ko vuba hangaha rwose
abo bazasanga ari abere bazarekurwa cyane ko yizeye ubutabera. Nshuti bakunzi ba Ibyegeranyo Empire, reka mbashimire mwe tubana umunsi ku munsi, reka nkubwire ngo kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye usha kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Ndagushimiye cyane.